twahamagawe mu gihe cy'imperuka duhabwa gukora umurimo ukomeye wo gufasha abandi no kubagoboka kwizera kugakomezwa n'imirimo. Un gramme de prévention vaut mieux qu'un kilo de soins. Garama imwe yo kwikingira cyangwa se yo kwirinda indwara iruta ikiro cyo kuvurwa. Niba nkeneye ubwenge ndarya ibinyampeke, niba nkeneye ko umubiri wanjye urindwa indwara ndakoresha imboga, nkeneye kororoka neza baravuze ngo imbuto zirasobanuye ngo kororoka. Usabwa kurya ugatapfuna neza, noneho kandi wirinde kurya ufite impagarara, gira umutuzo, irinde gupangira gahunda ku meza, irinde kwibutsa abana inshingano uri kurya. Menya ngo niyo saha yo kubaka ubuzima, kuko kunyuranya n'aya mabwiriza abenshi barahatonganira, abenshi bakahavuganira amagambo mabi, ubundi bagapanga gahunda ibyo bari bukore bakurikiyeho batazi neza yuko ari bwo buryo bageze, ari wo mwanya bagezemo wo gutunganya no impagarike yabo, kuyubaka, kuyisana no kuyikingira. 95% by'abarwayi babajwe na kanseri y'ibihaha, umugabane munini, umugabane 95% n'abanywa itabi. Iyo ugendereye umuntu ryagize imbata arakubwira ati na sogokuru yararinywaga na mama yararinywaga, ntacyo babaye, ntamenye ko no kutuyumvisha ngo akurwe kwizima yumva inama z'abandi ari ubundi burwayi. Niba tuboneye mu mitima tuzagera mu ijuru. Twongeye kuramukanya mu izina rya Yesu. Uyu ni wa mwanya nk'uko bamaze kubabwira tugiye kwiganamo ijambo ry'Imana muri igice cya kabiri. Nk'uko bababwiye rero wo muganira mugiye kwigana ni Mugunga Pierre. Tugiye kuganira ikigisho kirebana n'ubuzima mu nsanganyamatsiko itubwira ngo uko amagara mazima aboneka. Reka dusenge. Data wa twese udukunda uri mu ijuru ryera, tugushimiye kugira neza kwawe ikomeje kuduhagarikira. Tunejejwe n'uyu mwanya tugiye kuganiriramo na benshi, izina ryawe ryera rihimbazwe. Tuje imbere yawe Data mwiza kugira ngo uyu mwanya nanone ukomeze kutubera umugisha, kandi kuko ntacyo twageza ku bandi utatubaye bugufi, uzi bidukwiriye biduhera ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Uyu niwo mwanya tugiye kwigana makeya ijambo amagara mazima uburyo ashobora kuboneka. Muri kino cyigisho buri muntu wese arayakeneye, ariko uko tubisoma mu ijambo ry'Imana umuntu wese akeneye kuba muzima. Indwara ntabwo igiza ari umushyitsi muhire, iyije ibintu byose birahagarara, gahunda z'umubiri, gahunda z'umuryango nazo zigahagarara. Ni nayo mpamvu tugira ngo tunarebe iyo umuntu arwaye mu ntuza mu mpagarike ye, yica gahunda z'umuryango, yica gahunda z'abavandimwe, kandi nawe bikamugiraho ingaruka yo kubura icyo yigezaho, kuri benshi bikabatera gukenyuka. Iyo ukenyutse rero mu masezerano y'Imana mu gitabo cyo Kuva ibice 23 umurongo wa 25 na 26, umugambi w'Imana wari uyu nguyu uvuga ngo kandi muzakorera Uwiteka Imana yanyu, nayo izaha umugisha umutsima wanyu n'amazi yanyu, kandi izakura indwara hagati muri twe. Hepfo arongera ku murongo 26 ati mu gihugu cyawe ntawe uzavanamo inda, ntawe uzagumbaha, umubare w'iminsi yawe nzawusohoza udakenyutse. Ni kintu kinejeje Imana, natwe ikatunezeza iyo tureba umuntu apfa akenyutse.
mu gitabo cyo butumwa bwatoranyije umugabane wa kabiri haratubwira ngo Imana ntabwo yishimira impfu z'abakiri bato. Burya rero iyo umuntu apfuye atarageza igihe cye cyo gusinzira, atari impanuka imuhitanye, ari uburwayi, hari icyo umuntu yaratezweho kuzaba cyo icyo yari kuzamara. Ubwo iyo biturutse mu burangare bigaturuka mu bujiji, aba ari akaga gakomeye. Noneho umuntu aba ahuye nako gupfa ariko ataruzuza iminsi ye yo kubaho, yo kurama. Rero ngo tugiye kubiganirira hamwe uko amagara mazima aboneka. Ijambo ry'Imana se ritubwira ngo amagara mazima yaba ari iki? Kuko tubisoma muri iki gitabo mfite aha ngaha ku rupapuro rwa 10 bagerageje gusobanura. Ni igitabo cyitwa Amabanga 101 ku mibereho yera cyangwa se ku buzima bwiza. Bavuze basobanura amagara mazima kuri urupapuro rwa 10, bagerageza kuyasobanura muri aya magambo akurikira. Baravuze bati la santé est comme un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Ahanga bati burya amagara mazima no kugubwa neza kuzuye kw'intekerezo, kw'impagarike, k'ubwenge n'imibanire yacu n'abandi. Uyu muntu se kuko tubisoma bimeze bite? Kubona impagarike idafite ikibazo, ni umuntu ushobora gukora umurimo agakora, yananirwa yabona ibitotsi cyangwa akabona ibyarya akongera akagarurirwa za mbaraga. Ni umuntu ushobora gufata urugendo n'amaguru ukabona mu by'ukuri aragiye ageze yajya, nubwo byamutera umunaniro, ariko iyo akarabye, iyo ariye, iyo aryama akaruhuka, nk'ejo arongera ntabe indembe yo kurwara. Ikindi ni umuntu ushobora guhura n'ibimurwanya ariko ntibimuburagize, ntibimutere ubwihebe, bimutere guhangayika, akamenya kubana n'ibyaramutse. Uyu nawe mu bwenge aba ari hazima. Ikindi ni umuntu ushobora kubaho abana n'abandi atabateye ikibazo, ahubwo babereye umugisha. Uyu muntu aba afite ubutaraga. Ibi rero iyo ahagaze atya nk'uko tubisoma mu ijambo ry'Imana, ubutaraga ahanini ntabwo ari amahirwe yizana. Ntabwo umuntu apfa kuba muzima ngo yumva atagira indwara, ahubwo abana b'Imana cyangwa se uwo ari wese ukeneye kuba muzima hari ibyo asabwa kuzuza. Nk'uko tubisoma mu bitabo byinshi, bavuze byinshi mu birebana n'ubutaraga. Abantu basabwa kumenya aho buturuka, uko bakwirinda indwara, kuko uyu mwanditsi w'iki gitabo yavuze amagambo akomeye. Avuga kuri urupapuro rwa 14, yavuze amagambo akurikira kino gitabo cy'Amabanga 101 y'ubuzima bwiza. Yaranditse ati mieux vaut prévenir que guérir. Ni byiza gukingira kuruta kwivuza. 1 gramme de prévention vaut mieux qu'1 kilo de soins. Garama imwe yo kwikingira cyangwa se yo kwirinda indwara iruta ikiro cyo kuvurwa. Ni benshi, hari abantu benshi mu buzima bwabo bajya babona ko mu by'ukuri nubwo ibyo bagiye kurya babiriye mu gihe kitari cyo, bakaba bagiye kurya ibitemewe, atariko n'ubundi mfite ibinini, nimbona ntumbye ndanywa ibikarishye maze ningene nihagarike uko nari ntumbye bishire. Ariko uyu muntu wirinze ntabinywe aba yirwanyeho mu rwego rukomeye cyane. Nk'uko tugiye kubireba rero, dukurikirana neza uburyo umuntu asabwa kwirinda kuri uyu mubiri wacu. Ndasoma amagambo ariko urupapuro rwa 13 aratubwira ati savoir à l'avance que quelque chose va arriver n'implique pas toujours de vouloir l'éviter. C'est la raison pour laquelle la prévention doit s'étendre comme les actions que nous mettons en place pour éviter l'apparition des maladies. Iravuze ngo kumenya ko hari ikintu gishobora kuza tibisobanuye ko ari ugushaka kukirinda. Ni nayo mpamvu kwirinda
mu byo dushobora guhagararamo neza ni ukugira ngo twirinde uko indwara yakwiyadukiza ituzaho. Rero bavandimwe, nk'uko tubisoma mu ijambo ry'Imana, haruguru baravuze ngo la prévention a été et sera toujours la stratégie la plus judicieuse pour vaincre la maladie. Burya kwirinda kwabaye kandi kuzakomeza kuba uburyo bukwiriye kugira ngo umuntu atsinde indwara, et plus précisément pour l'éviter, ndetse bidashidikanywa no kuyirinda. Kurwanya indwara no kuyirinda, iyo abantu bagize ibyo bita kwirinda, mu by'ukuri baba bigiriye neza. Ni benshi mu mibereho yabo ya buri munsi bumva barya uko bashaka, bakanywa uko bashaka, bakambara uko bashaka, bakitwara uko bashaka, ariko batazi neza umumaro kwirinda kumariye impagarike yabo, ubwenge bwabo, ndetse kumariye n'imibanire yabo n'abandi. Turi mu isi mu by'ukuri yaje kuvugwaho ko mu iherezo, nk'uko byari bimeze mu minsi yabanjirije umwuzure, ngo abantu bararyaga. Iyi ni Matayo 24, hatwereka neza uko iyi si yacu ihagaze, uko Yesu yayivuze, uko izaba imeze mbere yuko Yesu agaruka. Yavuze amagambo Matayo 24, dusome aya magambo ari ku murongo 37. Uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'Umwana w'umuntu niko kuzaba. Kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageze umunsi Nowa yinjiriye mu nguge, ntibabimenya byigeze biba mu icyaha, uretse kubikora ukarenza urugabano, cyangwa se gukandagira ihame Imana yashyizeho rirebana no kurya no kunywa no gushyingira. Ibi rero agakabyo kabyo niko ijambo ry'Imana rikomeza kutwereka, niko kateye indwara, haba mu mirire, haba mu minywere, haba mu myambarire. Ibyo byose bifite uruhare mu kwangiriza ingingo zacu. Ni nayo mpamvu mu butumwa buheruka, iyamamazwa ry'ubutumwa bwa marayika wa 3 mu ijwi rirenga, ishami ryo kwitungira amagara cyangwa se ubugorozi bw'iby'umuzemuke rifatanye neza n'iyamamazwa ry'ubu butumwa, kuko ngo kubutandukanya ubu butumwa buba bubaye igice, kandi ishyirwa mu bikorwa ry'amahame yo kwitungira amagara niho ubutumwa buba bushyizwe mu bikorwa. Ibi muzabisoma mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa 2 620. Kubona rero ingeso mbi, kutumvikana mu miryango, kutavuga rumwe, intambara, guhubuka, gufata imyanzuro itariyo, ibyo byose biterwa n'uko umuntu yiyangirije mu mirire no mu minywere. Ni nayo mpamvu rero iyo dusoma iki gitabo, hatubwira ku bantu benshi basabwa kugira amagara mazima, hari uburyo bw'ikingira, ariko wenda ndagerageza gutanga nk'ingero kuri urupapuro rwa 16. Bavuze ibyo bita facteur de risque et de protection. Nibyo wakora bikakugwa nabi, nibyo wakora bikagukingira. Wenda reka nsome amagambo makeya nk'ingero. Ndagerageza gusoma ibyo bita kunywa itabi. Baranditse batya bati 95% des patients qui souffrent de cancer des poumons sont des fumeurs ou des ex-fumeurs. Erega 95% abarwayi 95% barwaye kanseri y'ibihaha n'abantu banyoye itabi cyangwa bakabana n'abarinyoye. Abanywa ibitabi, none se murabona yuko uku kwirinda iyo kuvuyeho, umuntu akavuga ati nzanywa itabi. Iyo umuntu atangira kurinywa, hari abarinywesha mu gitabo kivuga ibirebana n'itabi gusa, bagerageje kuvuga indwara zikomoka ku kurinywa, baratondagura za kanseri, uhereye ku yo ku munwa, bajya mu yo mu muhogo, yo mu kamironko, iyo mu bihaha, ndetse n'izindi nyinshi, ubumuga bw'amaguru, noneho indwara z'imitsi,
uburwayi bwa diyabete n'ibindi. Ibyo iyo ugiye kurya nturicara ngo ube nka Pawulo wavuze amagambo mu Bakorinto ba mbere, ni ibice 6, Abakorinto ba mbere ibice ni 6, yavuze amagambo akurikira. Ngaya aravuga ngo n'umurongo wa 12, byose ndabyemererwa nyamara ibingirira akamaro si byose, byose ndabyemererwa ariko sinzategekwa n'ikintu cyose. Biroroshye kureba ibyo ushobora kurya n'ibyo ushobora kunywa, ariko ukareba ibigufitiye akamaro. None se nko ku itabi, uritumura babanje kubona iki kibasha kumufasha mu kurikoresha. Twari ku rugero rwo kunywa itabi, abenshi n'abarinywa nibura ngo bagerageze guhunga ibibazo, ariko reka mbabwire ntabwo ritera guhunga ibibazo, rigutera kutiyumvisha, kurakara ubusa no gusebanya. Ni nayo mpamvu uretse n'izi ndwara ritera imico mibi no kwivumbura bibaho, kandi n'abagukomotseho uri umunywi w'itabi, uri umugabo cyangwa umugore, ibitabo bitubwira neza ngo iyo umugore aritumura ari umunywi waryo, rirambukiranya rikaba rishobora kumenengana rigashwanyaguza ingobyi igihe atwite, maze umubyeyi akavamo inda. Ni nayo mpamvu uretse n'ibyo banzu bari umubare w'abarinywa n'icyo barikomoraho. Ngaho turasomye ngo urugero nk'abanywi b'itabi, ibyo bita facteur de risque, ibintu wakoresha bikagukoraho. 95% by'abarwayi babajwe na kanseri y'ibihaha, umugabane munini, umugabane 95% n'abanywi b'itabi. Iyo ugendereye umuntu ryagize imbata, arakubwira ati na sogokuru yararinywaga na mama yararinywaga, ntacyo babaye, ntamenye ko no kutuyumvisha ngo akurwe ku izima yumva inama z'abandi ari ubundi burwayi. Hepfo bavuze urundi rugero n'icyo umuntu akora kikamukoraho, consommation élevée de sel, gukoresha umunyu mwinshi w'ikirenga. Mujya mubibona abantu benshi muratubabarira cyane, kuko kugira ngo utoneke igisebe ucyomora ugiciye hejuru ntacyo waba umariye umurwayi, ahubwo birasaba kugira ngo ugitoneke ushyiremo umuti, nibura umurwayi abona ukuntu yakira. Noneho gukoresha umunyu mwinshi, baranditse batya bati le sel augmente le risque de souffrance d'hypertension. Umunyu wongera ingaruka zo kubabazwa n'umuvuduko w'amaraso. Urawukoresheje, nari nshatse kuvuga ngo winjiye muri restaurant, barabiteka babishyizemo umunyu, bawushyiraho n'undi uri bwongere mubisi udatetswe. Uyu nawo kubakeneye kwirinda, uwo batekesheje nawe urahagije ku by'amakene y'umubiri, nubwo nayo aba ari make. Hepfo ngo les personnes qui réduisent leur consommation journalière de sel de 25 à 35% diminuent le risque de cardiovasculaire de 25%. Abantu bagenda bagabanya gukoresha umunyu buri munsi, aho kongera bakagenda bawugabanya kuri 20% kuri 35%, bagenda bagabanya bagabanije ingaruka zo kurwara uburwayi bw'umutima. Iyo umuntu akandagira inyuma yawe ukumva urikanze, iyo ukunda kugira ubwoba, iyo ukunda kuba uri ahantu hari urusaku kumva nawe ubwenge buragiye, menya ngo burya ibibazo birahari mu mutima no mu muvuduko. Uyu ni umunyu ukoresheje, ni mwiza, ariko uwukoresheje ku rugero. Hepfo bavuze ikindi gikomeye gishobora gutera uburwayi, baravuze ngo sedentarisme, ni abantu babaho ariko bakarya biyicariye, ntibakora imyitozo, ntibinyagambura ngo bagerageze kubira ibyuya biturutse ku mbaraga bakoresheje z'imibiri yabo. Aba nabo kumva ati narakize, ntabwo nakora, gusasa bazansasira, gukoropa bazankoropera,
yewe imirimo yose uretse kuyuhagira no kujya kwituma nibyo nzikorera. Bene aba bantu asigaye bakarya bicaye, nubwo abantu bavuga ngo barashyikiriye, ariko nimurebe akaga kudakoresha ingingo zawe. Baravuze ngo la sédentarité dans le cadre de travail se traduit par 68% plus de risque d'obésité. Rero guhora wiyicariye mu birebana n'umurimo, reka mbubwira ngo bihinduka kuri 68% ku burwayi bw'umubyibuho w'ikirenga. Noneho si ibyo gusa, iyo umuntu akora yakoresha ingingo ze, imyanda isohokera mu myenge y'uruhu, muri usohokera mu myenge y'uruhu, asigaye haba mu maso yaba n'imyunyu ibaye nk'ishaje, uzabibona neza, ibyuya byabaye byinshi, imyanda irasohoka. Iyo umaze kwiyuhagira uraruhuka. Muri uko kuruhuka, uyu nguyu utinyeganyeje, utakoze imirimo ituma agerageza kubira ibyuya, imyanda izamuheramo. Kuri benshi nibaheramo bazakunda kwishimagura, usange aramutse ahinduranije agakora imyitozo ngororamubiri, kunda kugendesha amaguru, maze siporo akayikora niburi 30 buri munsi, imyanda izajya isohoka, maze yikiza uburwayi bwo kwishimagura kubwo imyanda yamuhezemo, asigaye abe yirinze uburwayi. Burya rero niba Imana itubwira ngo mu minsi 6 ujye ukora, ntikubwiye ngo mu minsi 6 ujye uhora wicaye. Ibi kwiyongera umubyibuho w'ikirenga nawo si ikindi kintu cyiza. Bavuze ibintu byinshi, baravuze ngo gukoresha urugimbu rukomoka ku matungo. Basobanuye neza, muri buri miligramu 100 y'urugimbu twinjiza, twongera mu nshamake urwego rukomeye ruhugira urugimbu mu maraso, ibyo bita cholesterol. Basanga abantu benshi mu buzima bwabo bwa buri munsi, ibyo barya ntabwo barya babanje kubara ngo iki ndakiriye kiramarira iki umubiri wanjye, kirongerera iki ubutaraga bwanjye, noneho uko kugikoresha kenshi atazi ngo mu byo ngiye kurya burya hakenewemo ibitera imbaraga, ibiryoherera, ndetse imyunyungugu n'ibindi, amavitamine. Ibyo iyo utabanje gushyira mu mubare ukarya nk'uko ushaka, imbaga nyamwinshi igaburira kanwa mu cyimbo cyo kugaburira ingingo za. Dusomye makeya, baravuze bati abantu bahora bicariye ku izuba ariko badakingiwe, ni abantu ubona si imirimo si ingendo bagize, ariko akazuba k'igikatu bakabayeho ntibakugamye. Baravuze ngo le brûlure produite par le soleil avant 15 ans double le risque de souffrir de mélanome. Abantu bakunze kwishyira ku izuba ariko badakingiye, urabona benshi ari ahantu hari izuba ryinshi cyane, hari ubushyuhe, nibura abantu basabwa kwambara ingofero ngo bikingire habeho agacucu. Kuri benshi bazarwara indwara z'uruhu, bazahura n'ikibazo gikomeye. Ibi nibyo bita facteur de risque. None se ibishobora kuba byatugoboka dukeya, wenda tuyatwibagirwa, tuyoberwa gukora, tuzi yuko tutazi neza yuko twabamo akamaro n'utuhe. Baravuze ngo consommer des fruits et des légumes. Cette portion journalière diminue sensiblement l'apparition de maladies. Erega buriya ukoresheje imbuto n'imboga, mu by'ukuri nibura imboga imbuto ukabikoresha, si ukubivanga, ni bimwe mu mwanya wabyo, ibindi mu mwanya wabyo. Ibi ngibi ngo bigabanya kwiyadukiza kw'indwara. Ni benshi batazi agaciro k'imboga, ariko izo tuvuga ni imboga wakoresha nka salade mbisi. Ukeneye kuba muzima arya ibizima, kandi ukeneye gupfa arya ibipfuye. Gupfa arya ibipfuye. Baravuze ngo ni binshi cyane, babisobanuye neza. Consommer des céréales complètes. Leur présence dans l'alimentation garantit
l'apport de vitamines et de minéraux d'antioxydants tellement nécessaires pour toutes les fonctions de l'organisme. Erega gukoresha ibinyampeke byuzuye. Ibi rero ku bantu bamenyereye kwihuta, abarya bari kureba mu isaha, bakoresha bahorana ihubi rya buri munsi, kumubwira ngo bamutekere ingano n'amasaka. Ibi ngibi cyangwa se bateka impungure n'ibishyimbo, afite kugenda mu minota 20, yakwemera gufata ubugari bw'umwumbati aho ari buyajugunya adatapfunye, maze agakomeza gahunda y'imirimo ye. Reka mbabwire nti y'abantu bakoresheje ibinyampeke byuzuye, ahangaha ngo ibi ngibi bija bitanga icyizere, amavitamine yinjira neza, imyunyungingo n'ibindi, maze bigatuma ingingo zikora neza. Ese ibinyampeke byuzuye mu mwimerere wabyo bikundwa n'abangana iki? Biragukereza mu kurya, ukutinda kubinogereza nuko byinjiza mu mubiri wawe ukabikoresha neza. Ibi kuko ibi binyampeke ubugaburiye ubwonko, nawe ugira ibitekerezo byagutse kandi biri hejuru, uko gukomeza amabwiriza yo kwitungira amagara bigushoboza kubaho utari kemeratete, ufata imyanzuro myiza, ureba kure, mbese utagushwa nakabonetse kose, witegereza maze ukarebera ibintu kure. Ariko ibi ngibi nabyo byakugoboka. Ni byinshi twavuga, baravuze ngo ni byinshi bavuga ahangaha. Kutemera kw'ibiro byawe bikomeza kwiyongera ni benshi, baba arabaga, burya inda zikwiriye kujya imbere, ari iz'abadamu nibo batwita, kandi niyo bamaze kubyara inda zabo ziragabanuka. Ibinure kunda nabwo bishobora kuba atari byiza. Gerageza iyo ufite ibiro birenze ibyo yakagombye kugira, uhagirira ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, uhagirira ikibazo cy'umutima, uhagirira ikibazo cy'amagufa, kuko ukureshya ibiro wakagombye kugira biramutse bihagaze neza, amagufa ashobora kubyikorera. Ariko iyo wiremereye bitewe n'ibiro by'inyongera, uburwayi bw'amagufa ntiwabubura, kandi mu by'ukuri nawe uba wigiriye nabi. Gerageza rero kugabanya ibiro. Ndagerageza gusoma utundi dukeya kuri urupapuro rwa 17. Reka tujyanirane, aha niho nasomaga. Reka mbabwire nti ibirebana n'ubutaraga, buri muntu wese akwiriye kwibera mwarimu, akibera muganga, akamenya neza yuko iyo arya, wenda ndabisoma muri igitabo bita umurimo wo gukiza, Ministère de la Guérison, basobanuye byinshi ngo iyo abantu barya ngo buri rugingo rwose rw'umubiri rutera iperu, ari amenyo, ari umusatsi, yewe ari amagufa, ari uruhu, ari imihore, ari n'amaso, ari n'amatwi, kugira ngo nibura buri rugingo rwose rukuremo icyarutunga. Byaba ari ingorane kubinjiji kubishobora gutunga umubiri wawe, ingingo zawe, maze ukarya uryohewe gusa, ariko nturye uzi ngo n'ingingo zaryohewe. Hari igihe waryoherwa ugaturima nk'uwahaze, ariko buri rugingo rutabonye ibyo rwari rukeneye. Nshuti bavandimwe, reka mbabwire nti ibyo kurya twahawe n'Umuremyi, ndagerageza gusoma makeya muri iki gitabo, mu cyigisho kitubwira ngo ubutaraga mu byo kurya. Reka wenda ngira amagambo ndeba makeya asobanura ibirebana n'imirire. Babivuze basobanura uko abantu bashobora kwirwanaho, maze bagahagarara neza, bakarya ibyo kurya bibafasha. Reka nyarebe muri iki gitabo, mu cyigisho gisobanura ubutaraga. Ni icyigisho baravuze ku rupapuro rwa 250, baravuze ngo notre corps est constitué d'éléments renfermés dans la nourriture que nous absorbons. Umubiri wacu ugizwe n'ibikomoka
mu byo kurya turya. Notre tissus sont soumis à une usure constante. Burya iyi mibiri yacu iteka ryose ihora isaza. Le moindre fonctionnement d'un organe produit une détérioration et la réparation s'en effectue grâce à l'alimentation. Rero uko urugingo rwakora uko ariko akarimo nubwo kabari gatoya birarushajisha kandi rugasanwa binyuriye mu byo turya, rugasanwa binyuriye mu biribwa. Hepfo, chaque organe requis donc sa part de nutrition. Buri rugingo rujya rufata umugabane warwo w'ibyo kurya. Baranditse bati le cerveau, les os, les muscles, les nerfs exigent chacun la leur. Ubwonko, amagufa, imihore, imitsi, buri rugingo rwose ngo tubitondaguye ruba rukeneye ibyarwo. None se ntibyaba ari ingorane kurya utagaburiye buri rugingo rwawe? Byabasaba bimaze iki kurya ibitari bugira icyo bikumarira? Niyo mpamvu mu butumwa buheruka abana b'Imana basabwa kugira ngo basobanukirwe n'akantu kose, bakamenya ko imibiri yabo isabwa kwitabwaho mu buryo bukwiriye. Imibiri yabo isabwa kurindanwa ifuwe, ntibayishyiremo ikindi icyo ari cyo cyose kibasha gutuma ihura n'ubuzahare ikarwara, kuko zimwe mu ngingo zacu zijya zirwaye inzara, maze inzara yazirya nazo zikaturya, zabura icyo zirya zigapfa. Ni nayo mpamvu mwebwe abaduteze amatwi musabwa kumenya agaciro k'imirire. Baravuga bati n'est-il pas merveilleux ce procédé par lequel nos aliments sont transformés en sang et ce sang pourrait restaurer les tissus usés par le travail? Ese murabona atari ingenzi bidakwiriye kubu buryo ibyo kurya byacu bihinduka amaraso, kandi ayo maraso agakoresha mu kuvugurura ingingo zacu zashajishijwe n'umurimo. Jour et nuit, amanywa nijoro, inlassablement il apporte la vie et la force à chaque nerf, à chaque muscle et à chaque tissu. Haravuze rero ngo uko umunsi amanywa nijoro ibi byo kurya cyangwa aya maraso ajya azana ubutaraga cyangwa ubuzima n'imbaraga kuri buri mutsi, kuri buri muhore na buri rugingo. Ni nayo mpamvu twese abakeneye kubaho barya. Iyo turya cyangwa tunywa twite kuri iri hame twasomye ngo nubwo nemererwa byose ariko ibigira icyo bimarira ntabwo ari byose. Turasoma n'ubundi ibice 10 umurongo wa 23 Abakorinto ba mbere. Nubwo twemererwa byose ariko ibigira icyo bitumarira si byose. Byose turabyemererwa koko ariko bitwungura si byose. Iri jambo muzirikane, niba wanywa inzoga ntikurwanye biroroshye, reka nkubwire nti ubwo ngubwo ntabwo yakurwanya ugiye kuyinywa, ariko yakwangiriza uyikoresheje ukayikoresha uyinyoye. Bike wenda ngiye kuganira namwe muri igitabo baranditse bati turi ibyo turya. Mugerageze kureba muri ibi dukoresha. Reka mbere wenda mu binyampeke byerera hejuru, ntabwo bicukurwa hasi, kuko byerera hejuru nabyo bifasha ubwonko. Hari bitera guseka, hari bitera kumenya imibare. Wenda reka mvuge nti ministeri zose ziba mu bwonko, nubwo ziba abantu bazinjiramo, ariko kubona umuntu amenya indimi ntamenye imibare, akamenya imibare ntamenye ubugenzuzi. Ni byinshi dusoma, hari zitera guseka, hari ibinyampeke bitera kwihangana, hari ibindi bitera impano. Ni baravuze ngo ibinyampeke sont les aliments de faculté, ni ibyo kurya bikuza impano. None se impano yawe ziyongera ute utagaburira ubwonko bwawe? Iyo abantu bakora ibyaha, iyo barwana,
iyo barakara, iyo bahubuka, iyo boshwa bakabibyohe, kuva ngo kanaka yaranyoheje, nuko ubwonko bwabo batigeze bukomera ngo bumenye kugira kwifatira imyanzuro, maze umuntu akajya ashorwa mu bibi kandi atakagombye kubijyamo uko kutitekerereza, maze abantu bakaba abarimu abayobozi b'imitimanama yanyu, nuko ubwonko butigeze bugaburirwa neza. Noneho nkuko tubisoma baravuze ngo l'alimentation est actuellement le facteur de santé ou de maladie le plus important. Burya imirire kuri ubu ngubu ishobora kuba intandaro y'ubutaraga ndetse n'uburwayi. Wese uje urwabanje kumenya ko burya ukuriye n'uko uryohewe mu kanwa n'ingingo ziri buryoherwe. Ntabwo ndi buhatinde cyane. S'alimenter est une nécessité basique de l'être humain qui semble commune à tous les êtres vivants. Burya kwigaburira ni ingenzi, niryo fatizo ku nyoko muntu, mbese bisa naho ari rusange ku bantu bariho. Toutefois, la manière de s'alimenter de l'être humain présente des scénarios complètement distincts à travers le monde. Buriya rero uburyo abantu bigaburira, ubunyoko muntu yigaburira, abantu barabijyaho impaka, ubundi ugasanga ari uburyo butandukanye mu isi. En certains endroits, il est relativement simple de se procurer des aliments qui correspondent non seulement au goût, mais aussi aux nécessités des individus. Rero mu birere bimwe cyane hari abantu bashobora kubona ibyo kurya atari biryoshye gusa, ahubwo bibereye n'ingingo zabo. Maze ukavuga uti rero kugira ngo nanjye ubwanjye mbeho ubuzima butananirwa, mbeho ubuzima budahondobereye, ngomba kurya. Niba nkeneye imbaraga, ndarya ibinyamafufu. Niba nkeneye ubwenge, ndarya ibinyampeke. Ibyo byose ukamenya uko ubivanga. Niba nkeneye ko umubiri wanjye urindwa indwara, ndakoresha imboga. Maze muri ubwo buryo umuntu akamenya uko yahitamo. Nkeneye kororoka neza, baravuze ngo imbuto zirasobanuye ngo kororoka. Imbuto ukumva nawe mu birebana n'imyororokere wazikoresha. Si ibyo gusa, ni ibindi byangombwa byuzuye, kuko muri zo harimo izikingira indwara z'uruhu, zikanarurinda, zikanarukomeza n'ibindi. Barongeye baravuga bati mais en d'autres lieux, c'est procurer des aliments qui permettront de composer une alimentation qui soit à la fois goûteuse et saine n'est pas aussi facile. Ariko ari ibindi birere aho udashobora kubona ibyo kurya, aho bitakoroye kubona ibyo kurya byaba bikuryoheye kandi bifite icyo bimariye ingingo zawe. Benshi birabagoye, ariko ntibikugore nawe ugerageza kubikora kugira ngo utiyahura ukoresheje ibyo urya wihitiyemo kandi hari ibyagufasha. Ni niyo mpamvu imbaga nyamwinshi muri iki gihe baravuze ngo bavuze ibintu byinshi. Hari ibyo kurya, les besoins varient en effet selon l'âge, le métier exercé, les lieux où l'on vit, et la tolérance ou les souffrances de chacun. Barasobanuye ngo imirire nayo ishobora guhinduka, ariko ijyaniranye n'ibi bikurikira. Hari ibyo kurya bikenewe n'abasaza, ibikenewe n'abasore, ibikenewe n'ingimbi, ibikenewe n'abana. Ibyo nabyo urasaba kugira ngo ubisobanukirwe, umenye ngo ubwo umwana wanjye wenda agiye gutangira gukenera imfashabere, ndamushakira igikoma cy'ibigori, nyuma nzamuhe kamara, nongere uko ngene nsimburanya. Kubinjije kuri ibyo bintu nabyo byaba ari ukudindiza iterambere ry'ikuriro cy'umwana no kutamenya uburyo bwo kurera n'icyo wamarira umwana wawe. Hari ibyo kurya byagenewe abanyeshuri, abakeneye gusobanukirwa n'indimi. Birakwiriye ko kujijwa kuri iyo ngingo abantu baba ari ukujijwa k'ubushake, hari ukutamenya, hari ukutigishwa. Birakwiriye ko ubutumwa bwiza bwamurira icyo gicu, ngo maze umuntu wese amenye neza yuko uburwayi atari umushyitsi muhire, ahubwo ari inkuru mbi, ari intumwa y'urupfu ikujyana kunanirwa inshingano no gupfukanyutse, ukanyaga Imana icyo ari kuzayikorera, icyo ari kuzamarira umuryango, n'icyo ari kuzimarira ubwawe, n'icyo wamarira Imana.
n'abandi. Hepfo basobanuye neza, reka mvuge nti dukomeje gusoma aya magambo, ni benshi mu mirire yabo. Ubwo kuba ndi gutangira sandi nuhera ku rufatiro, nugira ngo buri muntu wese amenye neza yuko burya kugira ngo amagara mazimaze si amahirwe yizana, dusabwa kubisobanukirwa, kubishyira mu bikorwa, maze mu kubikora kwacu tukabisaruramo amagara mazima. Biragoye kubona iyi si ya none abantu benshi badaha agaciro ingingo zabo. Ni benshi mu buzima bwabo. Ni Yesaya 22, ni amagambo nasomye ariko nayo numva bitakagombye kuba kuri twebwe. Yesaya ni ibice 22, ni amagambo y'abantu bari mu isi batagira ibyiringiro, ariko duhere kuri umurongo wa 12. Uwo munsi Uwiteka Nyiringabo yahamagariye abantu be kurira no kuboroga no kogosha inkomborera no kwambara ibigunira. Aho kugenza batyo habaho kunezerwa no kwishima no kubaga inka n'intama no kurya inyama no kunywa vino, bati reka twirire twinywere kuko ejo tuzapfa. Niba hari ibibabaje, babarana n'abababaye. Niba hari ibinejeje, ishimane n'abishimye. Ariko si ikibazo kubona umuntu yapfushije nawe ukahazana byenda gusetsa. None se bakomeza umutima ukazanira amagambo y'amahomvu. Ubwo bwenge buhora buri hasi. Usabwa kurya, usabwa kunywa, maze mu buzima bwawe bwa buri munsi ukamenya burya ngo ninjye ushobora kumenya ibyangoboka, icyo nakwimarira kugira ngo nimba muzima nanjye ngira icyo marira abandi. Byaba biteye akaga, biteye ubwoba, biteye inkeke kubona umuntu ariho agakuza igihagararo, ahagira imyaka myinshi, akarya akanywa, ariko mu bwenge abunganya n'umwana. Birakwiriye kuko abantu bagenda bakura, ubwenge aho ugenda bugabanuka, bwakagombye kugenda bwiyongera, kuko ibi byongera Imana yabishyize imbere yacu. Reka wenda tugerageze gusoma bimwe mu buryo buri muntu wese asabwa kwirinda. Reka wenda mbisome ku rupapuro rwa 35. Ndagira ngo mpe mugenzi wanjye umwanya acumbure, ariko mwumve zimwe mu nama buri muntu wese ahabwa. Baravuze ngo si vous le voulez, choisissez une alimentation végétarienne. Muramutse mubishatse, niba mubishaka kugira ngo mugire ubutaraga, mujye muhitamwe ibyo kurya bikomoka ku bimera. Ibi nta ngaruka zibirimo, bifite umumaro, birafasha cyane, birakingira, byongera uburame, bikingira indwara, bikomeza amagufa, bikomeza imihore, ingingo zikubakika, umuntu akagubwa neza. Ariko reka mvuge amagambo nibugerageze gusoma. Nibyo usabwa kwirinda, nibyo usabwa gukora. Ne mangez pas entre les repas. Nyabona niba ukeneye ubutaraga, ntukarye hagati y'amagaburo, y'igaburo n'irindi. Ibyo wenda bisobanuye iki? Kurya hagati y'igaburo n'irindi, niba abandi bakunda, nibyo bita kuryagagura. Ibyo bita kuryagagura ni ukutagira gahunda ihamye, gutwarwa n'ipfa, dore ko hagati y'igaburo n'irindi bisabwa amasaha agera muri 5 kugeza kuri 6 kugira ngo igifu kibe kirangije umurimo wacyo, kibona akanya k'akaruhuko kizongere kwakira ibindi. Nabwo iyo ryagabura rikurikiyeho risabwa kubanzirizwa n'amazi kugira ngo nibura yaba ari igifu n'amara n'izindi ngingo bibashe kozwa. Ibyo kurya nk'uko utarira ku isahani itogeje, niko udasabwa gushyira ibyo kurya ku bindi nta mazi wanyoye. Ayanyobwa
mbere y'uko ufata igaburo usigaje isaha imwe cyangwa iminota 45 cyangwa se ku bantu bihagarika vuba bakaba ari iminota nka 30, nabyo umenye uko amazi yawe yakoze iyo utangiye kuyihagarika. Irinde kurya hagati y'ibihe byo kurya. Ibyo rero binaniza igifu, biragucogoza, bigutera intege nkeya, kagutera umunaniro, benshi bikabatera kwivumbura, kurakara ubusa, kudafata imyanzuro myiza. Ibyo nabyo usabwa kwirinda kurya hagati y'ibihe byo kurya. Kabiri, éviter de mélanger trop de variétés d'aliments à chaque repas. Irinde kuvanga ibyo kurya by'amoko menshi ku igaburo rimwe. Kuri buri gaburo nibura amoko 3 arahagije, ariko wifata ngo usambire. Niba wenda hano hari imboga, hano hari ibyo kurya batekanye n'imboga, hariya hari imineke, hariya hari ibyo kurya by'ibishyimbo, hariya hari ibintu, maze noneho kumva byose, hari agafiriti hariya, hano hari ibirayi bitetse, ukumva byose uri burundarunde ugashyira mu gifu cyawe. Irinde kuvanga amoko menshi kuri buri gaburo. Gatatu, ne vous couchez pas immédiatement après le repas. Nyabuna ntugahere kurya mukimara kurya. Ibi nabyo reka mbibabwire nkuko ibitabo by'ubuzima bibyerekana neza. Iyo umuntu amaze kurya nibura amasaha 2 cyangwa 3 akwiriye gushira ukabona ukajya kurya. Kuri benshi rero kurya ihinduka ifirimbi yo kujya kuryama, ni nk'inzogera ivuzwe muze turye turyame. Bene aba bantu babyukana ikiziba kanwa, babyukana igihagiriza, ndetse bitewe nuko iyo indurwe iva mu mwijima ikaza mu gifu, yaremwe n'igifu, yakozwe n'igifu, ivuye mu rwagashya kugira ngo ibyo kurya binogerezwe neza. Ibyo byose iyo umuntu atangiye gusinzira, kuryama akimara kurya, iyo ndurwe irazamuka mu mihogo, ukabona irageze mu kanwa, ikitambika ukabona yageze mu matwi. Nizo ngonera ikimenyetso cy'uko abantu baryamye, igifu cyabo kitararangiza kunogereza ibyo bariye. Bene aba bantu barakara ubusa, bararotaguzwa, bararabikanga bagashiguka, inzozi zibambi, maze ukibwira ngo n'abadayimoni baguteye. Naho n'imivurungano iri hagati y'igifu n'ubwonko, bitewe nuko mu igogora igifu gifatanya n'ubwonko. Iyo kimwe cyaguwe nabi, ikindi ntigishobora kugira umutekano. Iyo ubwo igifu cyaguwe nabi, n'ubwonko buguye nabi. Ni nayo mpamvu rero usabwa nibura kudahera kuryama ukimara kurya. Kane, faites des mouvements légers après le repas, de préférence une petite promenade digestive. Rero igihe umaze kurya, kuri benshi nk'abarwayi b'umwijima n'abandi bumva bashobora kuva ku isahani bamaze kurya, ukabona bagiye mu bitabo, uburuhije ubwonko, iyo bufatanya n'igifu mu igogora, nawe ukabujyana mu gusoma, benshi bahera ko basinzira. Hari n'abarwayi b'umwijima, abo nabyo bamaze kurya batangira guhunikira, nubwo bagera mu buriri bya bitotsi bikagenda. Ni nayo mpamvu dusabwa ngo jya ufata akagendo gatoya igihe umaze kurya. Ikurikiyeho, mâchez bien les aliments et ne mangez pas dans le stress. Jya utapfuna neza unogereza ibyo kurya, kandi ntukarya uhangayitse. Ibise byaba bitwaye iki? Uru ni rwo ruganda rw'ibanze. Ntabwo igifu gikomeye kurenza amenyo. Mu byo kurya, iyo dusoma urugendo rw'ibyo kurya uhereye mu kanwa ukazageza igihe umuntu abyitumira, usanga mu by'ukuri ibyo kurya usabwa kubitapfuna nibura amasegonda 60 cyangwa umunota umwe. Tapfuna, bivangavange n'amazi, binogerezwe kugira ngo igihe cyo kumira kigere bimeze nk'igikoma. Baranditse ngo buvez ce que vous mangez et mangez ce que vous buvez. Biturinde ihubi. Ibyo akagombye gutapfuna binywa nk'igikoma. Numara kubinogereza n'igogora rizaba bishoboye,
rizaba ryiza. Ntabwo wamera uruhungu rutarutapfunye igifu kizarutapfune ruzasohoka uko warumize, nta n'icyo ruzaba rukumariye uretse kukwangiriza. Niyo mpamvu usabwa kurya ugatapfuna neza, noneho kandi wirinde kurya ufite impagarara. Gira umutuzo, irinde gupangira gahunda ku meza, irinde kwibutsa abana inshingano uri kurya. Menya ngo niyo saha yo kubaka ubuzima, kuko kunyuranya n'aya mabwiriza abenshi barahatonganira, abenshi bakahavuganira amagambo mabi, ubundi bagapanga gahunda ibyo bari bukore bakurikiyeho, batazi neza yuko ari bwo buryo bageze, ari wo mwanya bagezemo wo gutunganya no impagarike yabo, kuyubaka, kuyisana no kuyikingira. Ne faites rien de l'impasse sur le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Erega tukirengagize rya gaburo rya mu gitondo, niryo gaburo fatizo, reka mvuge nti niryo gaburo ry'ingenzi mu munsi wose. Hari abantu bamenyereye kurya kwiyima mu gitondo bakavutura nijoro. Aba ntabwo ushobora kubategaho ubwenge buzima. Burya umuntu agiye gukora nibwo asabwa kurya, arakoresha imbaraga, arakoresha ubwenge, arakoresha impagarike. Ibi byose usabwa guhaguruka uriye uhaze, we kujya wiremba mu gitondo ngo uvuture nijoro. Bene abo bashobora kubura ubwonko, bakabura ibitekerezo, kandi bakaba biyangirije cyane mu cyimbo cyo kwigirira neza. Ni benshi bavuga bati ibyo kurya bya mu gitondo byarananiye. Ubyiyumvamo kuko nta bushake. Ubundi ko kuba waryamye se vuba vuba ukaryama bitarava mu gifu, byabuzwa n'iki kukunanira ko ibyo hariye ntaho byabaga byakagiye. Gerageza ku bantu byananiye, ijuru rya mu gitondo wongere urye ku mugoroba, butarira buzajya bucya nawe utangiye kumva ufite inzara. Kandi mu by'ukuri ababigarageje byabahaye ubutaraga, buhamagara amazima, bibagabanyiriza uyu mubyibuho w'ikirenga, kuko bagiye barya mu bihe, bagiye barya mu gitondo na nimugoroba. Baravuze bati l'alimentation quotidienne doit toujours comporter des fruits, des légumes, des céréales ou des légumes secs. Ana magambo nayo musabwa kuzirikana. Burya ibyo kurya bya buri munsi ntabwo ari kwigaburo, ahubwo buri munsi uzamenye ngo uyu munsi nakoresheje imbuto, nakoresheje imboga, nakoresheje ibinyampeke nangwa imboga zumye. Ibi uwo ari we wese mu buzima bwe ajya amenya bati burya nakingiye umubiri, niyo mpamvu nakoresheje imboga. Ntabwo ari za zindi zihiye, kuko iyo zihiye zitakaza vitamine C, ariko iyo ziriye ari mbisi, izigenewe kuribwa ari mbisi, ibikihari kandi ntihunikwa, irakenerwa buri munsi. Hepfo baravuze ngo kugira ngo wumve udashidikanye, nibura ibyo kurya by'amoko 5 bibisi. Bivuga ngo imbuto n'ibibisi, ubu ni za mboga, ibyo bizatuzanira intungamubiri ni nkomezamubiri. Baravuze ngo hepfo ngo bavuze ibintu byinshi hepfo. Mangez peu de variétés à chaque repas, ne surchargez pas le travail de votre appareil digestif. Ngaho irya amoko make kuri buri gaburo, kandi ntukaremereze umurimo w'ingingo zawe zishinzwe igogora. Nibikise ubwo nukurya nturenze mbiga, byo bita suralimentation. Bene aba bantu barya bakarenza mbiga, ukabona umukandara umuntu awukozeho arawongeje, agashumi umugore nawe agakozeho, urarambije utuze umube, ako kanya urakomeje, uzaba unanije igifu cyawe, unanije amara yawe. Gerageza nyabuna kurya ariko uhaga utarengeje mbiga. Bavuze byinshi,
ariko icyo nshaka kurangirizaho umwana w'Imana wese kugira ngo amenye niba yariyangirije ndagerageza kugira bike nsoma, niba warabigize akamenyero tangira uhindure gahunda, kuko ikenewe kuri wowe ni icyatuma ugira amagara mazima. Bavuze ngo barabaje bati mangez-vous rapidement et fréquemment, mangez-vous rapidement fréquemment, mbese inshuro nyinshi ujye ukunda kuryana ihubi cyangwa ubwira, urya ureba ku isaha, ujye usiganwa n'ibihe. Niba ari uko biri wariyangirije. Baravuze bati ni amagambo baravuze ngo mangez-vous en moyenne 100 grammes de viande ou de charcuterie par jour. Waba buri munsi urya garama 100 z'inyama n'imigati buri munsi? Ibaze nawe, avez-vous des problèmes de manque d'appétit? Waba ufite ikibazo cyo kubura ipfa? Nabyo ni ibindi bibazo. Souffrez-vous de gonflement abdominal? Hari ubwo se ujya ubabazwa no ndabivuga ngo iki, kubyimbagirana ko mu nda, kumva n'inka hifoye, nawe menya ngo wahuye n'ibibazo. L'évacuation intestinale est-elle accompagnée de douleurs, brûlures ou picotements? Iyo wituma se ujya wituma berekejwe n'uburibwe, abandi n'udusebe, munyumve neza, ujya kurya kwituma ugakanura amaso, imitsi karega, ukumva hari uburibwe no gushya. Murabyumva neza? Hepfo, souffrez-vous de nausées, de vomissements? Waba se uribwa uhura n'ikibazo cy'iseseme n'indutsi? Ibi nabyo dusabwa kubikurikirana neza. Avez-vous fréquemment des diarrhées? Kenshi se ujya ukunda kugira imbiswi? Ibindi ni byinshi. Avez-vous l'intestin irrégulier et souffrez-vous de constipation? Waba se ubwawe amara yawe ntagira gahunda cyangwa ujya ugira impatwe? Ibi nabyo ni ibibazo usabwa kugira. Ikindi yaravuze ngo souffrez-vous fréquemment de constipation, Dieu qui pleure et de nez qui coule? Waba inshuro nyinshi uhura n'ikibazo cy'impatwe, ukunda gusohora amarira cyangwa ukabona ibimyira buri kanya bisohoka? Ijya kwa muganga, igirire neza, kurikirana. Bavuze byinshi. Hari utuntu k'umubiri wawe tumeze dutukura hirya no hino, ujya wishima ukabona amaraso arahirasiye, nabyo barabivuga. Baravuze bati ikindi ujya bona avez-vous la peau sèche ou perdez-vous des cheveux? Waba se ugira uruhu rwumakaye cyangwa ukunda gutakaza umusatsi? Nangwa se uko usohoye, uko ushokoje, ukoze ku musatsi wawe? Ibaze niba utaragiye uhangayika, wakunze kuryana ihubi, izi ngaruka se zaba zarakugezeho? Ariko kuri ikibazo kibanza ni byinshi. Baravuze ngo iyo muri nibazo bigera muri 62, ariko baravuze ngo niba muri ibi tumaze kuvuga ufite nka 7-8, uzamenye ko wagiye wiyonona, uriyangiriza. Gerageza kumenya ngo ngomba kurya kugira ngo mbeho, si ngomba kubaho kugira ngo ndye. Ndangiza, ikidusabwa ni ikihe? Ni amagambo ndibugerageze gusoma. Subira ku byo kurya by'umwimereri, niho ngiye gusoma. Ni 20 ibyo kurya Imana yahaye abantu muri Katanga ka mbere, ni Itangiriro 1:29, ni Itangiriro ibice 3 umurongo ngira ngo wa 18. Amagambo reka nyasome maze mbe mpagarikiye ahangaha kugira ngo mugenzi wanjye abone uko acumbura. Itangiriro 1:29 haranditse hatya hati kandi Imana irababwira iti dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose
n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo bizaba ibyo kurya byanyu. Umurongo wa 18 ibice 3 aratubwira ngo umuntu amaze gucumura Imana yaramugobotse iramubwira iti ubutaka buzajya bukomereramo inkeri n'ibitovu nawe uzajya urya imboga zo mu murima. Ngaho nimurebe, hari imboga zo mu murima, hari ibimera byose duhawe, harimo imbuto, harimo ibinyampeke. Uramutse ubisubiyeho ukanywa amazi Imana yaduhereye ubuntu kuri gahunda yagenwe, ubutaraga wabubona. Kugira umutima mwiza, kutarya n'ihubi, kurya iby'umubiri wagenewe biduhesha ubutaraga, maze ubwo butaraga twashyiraho kubaha Imana, tukabingira akamaro ku isi. Mu isi ntituba ikibazo, ubwo ku isi tukaba igisubizo. Imana ibidushoboze kandi biduhere mu izina rya Yesu.